Hello bavandimwe, umwaka mushya muhire wa 2022. Muri uno mwaka harimo kugaragaramo ibintu byo kuba amacano y'abantu bamwe na bamwe arimo kugenda ahagarara. Ese ibi bintu byaba birimo guterwa n'iki? Turi kubona mesaje z'abantu bari kuvuga bati cano zacu zavuyeho, mwihangane birakemuka mu gihe gito. Ese ni ikihe kibazo kiri gutuma cano z'abantu ziri kuvaho? Aka kanya hari undi muntu twakunze cyane, AS TV, mu biganiro bitandukanye, nawe ashyize icyo bita community ivuga ngo bakunzi ba AS TV, turabasuhuje kandi twifurije neza n'umwaka mushya muhire. Tubabajwe no kubamenyesha ko urubuga rwacu, channel yacu AS TV twahuriragaho rubaye ruhagaze gato. Gusa timu yacu twizeye iri gukora ku kibazo twagize cy'abantu batatwifurije iterambere. Mwibaze abo bantu, umuntu koko nta guhemba ntagira gute, ni gute yakumva koko udafite iterambere? Kubera Imana gukora cyane no kudacika intege, tuzakomeza gukorana. Imana niducira inzira, tubifurije umugisha mu byo mukora byose. Ese wowe urimo urabona ari iki kiri gutera amacano kuba yava? Mu minsi ishize duherutse kumva Yago TV show. Yago, iriya televiziyo ya Yago murabizi ko nayo yavuyeho mu bintu bidasobanutse, mu buryo budasobanutse. Mu mwaka washize haje kugaragaraho ya cano y'umuntu bita Byakunuka, nayo yavuye yasibangana burundu turayibagirwa. Amacano menshi yagiye acaho aragenda, gusa ba nyirayo bakajya bagaragaza ko hari abantu babafitiye urwango babaripotinze kuri YouTube. Ariko nanjye nkibaza ikibazo hano kigira giti: ese ni gute uhishira umuntu wakuripotinze niba koko ari byo? Erega umuntu wakuripotinze ushobora no kumujyana mu nkiko ukamurega. Ni gute muhishira? Ese ntabwo yaba ari YouTube irimo irabahana bitewe n'amakosa muri gukora? Cyangwa se abantu ba YouTube bari gukora bakitwaza ko ari abandi bantu babaripotinze? Ni ukuri rwose, nimba koko nta muntu uripotinga ari ibintu mupfa, mwihangane rwose. Buriya kubuza umuntu umugati, niba umuntu afite YouTube channel, afite abakozi barenga 10, arabahemba, batunze famiye zabo, batunze imiryango yabo, rwose iyo umuripotinze channel ikavaho, ni ukuri rwose uba umuhemukiye pe. Sinzi iki kintu, tugitekerezeho rwose. Mwambwiye muri comment mubibona mute? Ese ni iki kibitera? Ese ni ishyari koko nk'uko babivuga? Ese kugira ishyari ahubwo nawe bagakwiye kugira ishyari rituma ubasha gukora cyane ukagera nk'aho wageze? Ariko hari n'umuntu wigeze kumbwira ngo abano bantu ngo bita ngo ni ibifi binini cyangwa bafite YouTube zagafashe, ngo abenshi bibona interview, ngo abenshi ntiwamubwira ngo agushyire muri community ngo yemere, mbese ngo bumva ko bashaka kuzikubira ibintu byose bakabyikubira. Niyo mpamvu ngo usanga ngo amacano amwe n'amwe akiri hasi babaripotinga kugira ngo barebe ko babasubiza inyuma, bitewe n'uko nk'uko kuntu kuko ati wazanzamuye ati 500 kugira ngo mupostingireho nkari, ukumva ko nyine bari kugaragaraho kwikubira cyane. Ese nabyo byaba ariyo mpamvu? Mumbwire muri comment ko mubyumva, dukomeze tubiganireho. Murakoze.